nta muntu n'umwe amugira inama yo kwikeba izuru, nta wamugira inama yo kwihindura amaso, nta wamugira inama yo guhindura uruhu ndetse no kwikuramo amenyo akishyiramo amabwene ameze nk'ay'imbwa, nta wamugira inama yo guhindura uruhu ngo arugire nk'urw'inyamaswa mbi cyangwa se ikindi kintu gisa nabi cyane. Niwe wabyiteye, we ku giti cye bwite niwe wabyitekerereje. Ariko ubu tuvugana ari mu gahinda gakabije, ari gushaka n'icyamwica, umubiri uri kumwe. Umugabo yarihinduye biteye ubwoba, wumve ko yihinduye, kuko we mu gihe abandi bisiga tatu cyangwa se mu gihe we yasigaga abandi tatu, we ajya kwihindura ntago yisize tatu gusa, ahubwo yaranibaze, yakoresheje uburyo bwo kwibaga umubiri wose, kwicaho ibice bimwe na bimwe nk'intoki, amazuru ndetse n'ibindi. Yabikoze ku buryo buteye ubwoba, maze arangije arisiga ndetse agira n'ibindi bice bongera mu mubiri we nko mu kanwa, bagira ibyo bongeramo ndetse n'ahandi. Wumve ko uyu mugabo yabikoze mu buryo butangaje, kugeza naho abantu benshi batangiye kumwita umusazi, bakavuga ko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe rwose, kuko nta muntu muzima wakora ibi ngibi. Ariko we ku mushinga we yarawurambirijeho kandi agomba ngo kuzawusohora. Uyu mugabo Antonio Alfredo ubu tuvugana atuye muri Mexique. Ni umuhanga kubera ko avuga indimi zigeze kuri 3, avuga Icyesipanyol, Igifaransa ndetse akavuga n'Icyongereza neza. Uyu mugabo kandi ni umunyamideli mu mashusho ndetse no mu mafoto mu gihugu arimo. Uyu nguyu kandi ari umufatanyabikorwa wizewe, akorana n'ibigo bigiye bikomeye muri Mexique ndetse no kuri iyi si ya rurema muri rusange. Icyo twakongeraho nk'uko twari twabigarutseho, uyu nguyu ni umuhanga mu gushushanya ibishushanyo ku mubiri, bimwe bita tatuwaje, kwishyiraho tatu cyangwa se tatuwaje ku mubiri. Murabizi mwagiye mubona abantu benshi bafite amatatuwaje ku mubiri. Uyu ni umuhanga mu kubikora cyane. Uyu mugabo Antonio Alfredo akiri muto nibwo yatangiye kugira igitekerezo gitandukanye n'ibindi bitekerezo by'abantu, igitekerezo cyo guhindura umubiri we, akumva abaye umuntu udasanzwe kuri iyi si. Yumvaga intego yari ukuzaba umuntu udasanzwe utandukanye n'abandi bose. Uyu mugabo impinduka ya mbere yakoze kandi itangaje ni ukwikuramo amazuru. Yafashe amazuru ye rwose, kino gice cy'inyuma cy'amazuru kigaragara cyose akinogoraho, asigara nta mazuru agira, asigara ari ibyenge gusa bigaragara. Si ibyo gusa, kuko yahise amanuka munsi y'amazuru ho gake ajya ku munwa, afata umunwa wo hasi wose awukuraho rwose ku buryo agaragara nkaho nta munwa agira. Yaratangiye umushinga wo kwihindura mu buryo butandukanye n'ubwo abandi bantu bamezemo. Si ibyo gusa, yagiye no ku matwi ye yombi uko ari abiri ayanogoraho, ayakibeshaho, amatwi ayakuraho yose, hasigara twa twobo twonyine tugaragaza nibura ko umuntu yigeze kuhagira amatwi. Ariko ariya matwi cyangwa se biriya bigaragara inyuma ntabwo bigaragara, byose yabikuyeho. Si ibyo gusa, yamanukiye hasi ku ntoki, maze intoki ze zimwe muri zo arazikata, asigarana intoki nk'iz'inyamaswa. Kumwe mubona intoki inkoko nibura cyangwa se ikindi kinyamaswa gishobora kugira intoki nk'eshatu n'akandi nyuma, niko nawe yabikoze Antonio Alfredo. Maze arangije arakugendera umubiri we wose awugira ibishushanyo by'umukara, ibishushanyo byijimye cyane ariko kandi nanone birimo amabara. Si ku mubiri gusa, kuko yaragiye n'imbere mu kanwa ke, ku rurimi, mu mashinya, mu kanwa imbere hose ahindura umukara, ku buryo umureba ubona ari inyamaswa, ubona ari igisimba cyangwa se ukabona ni alien, ikivejuru. Yaba ari ibyo gusa nibura yakoze, yanafashe umubiri we atangira kuwuteramo ibintu by'ibyuma, ahagana ku matama imbere muri we mu ruhu ashyiramo ibyuma bikomeye kugira ngo nibura bibyimbishe amashinya ye, bigaragare ko afite amabinga cyangwa se bimuhe amenyo adasanzwe, amenyo ateye nk'inyamaswa, yishisha ibyuma mu mubiri. Mbega harya tuvuze ukuntu yasize ibyo bibara mu kanwa, ntabwo ari mu kanwa honyine yasize, yarazamutse ajya no mu maso, mu mboni neza, hariya haba hari ijisho rigaragara ry'umweru, hose arahahindura, ahagira umukara, ukabona ko neza yabaye inyamaswa. Uyu mugabo abajijwe rwose ikintu cyamuteye kuba yakora ibi ngibi ku mubiri we, yavuze ko atabikoze kugira ngo nibura kumva atera ubwoba abantu batuye ku isi, oya, ahubwo yabikoze kugira ngo agaragare nk'ikiremwa gishya kiri kuri iyi si. Kandi urugendo rwe rwose ruracyakomeje rwo kuguma kwihindura ibice bye by'umubiri ku buryo azerekana itandukaniro hagati ye n'abandi bantu, gusa ntabwo byamuhiriye. Reka noneho tugaruke ku ngaruka uyu mugabo byamuteye, yewe akanicuza, akifuza nibura kugaruka akibera wa wundi wa mbere yari we atarahinduka gutya, ariko mu by'ukuri bikanga kuko byari bitagishobotse. Ingaruka ya mbere ariko yoroheje, uyu mugabo yabuze akazi. Abantu bose bamuhaga akazi batangiye kumutinya, batangira gukeka ko ashobora kuba atari umuntu, niba ari nawe ko ashobora kuba afite ibindi bintu bimukoreramo cyangwa se wenda akaba ari umusazi. Abantu rero baramutinye, abura akazi,
ibiraka byose yabonaga cyangwa se ibigo yakoranaga nabyo bitangira gusinyura amasezerano nawe. Byatangiye kubona ko ari umuntu udasanzwe, bityo ashobora no kuba atari muzima. Ngaho ibaze ko uyu Black Alien cyangwa se uyu mugabo ubigize Alien yirabura gutya cyangwa se akaba asa gutya, ariko akaba yaravuze ko we ataragera kuri level y'uko ashaka gusa. Mu by'ukuri uyu nguyu ngarashaka gusa nabi cyangwa se gusa n'umuntu udasanzwe, kuko ubu ngubu ari ku kigero cya 40 kandi ngazahindura akomeze kwihindura kugera ageze ku kigero cy'100%. Ubwo azaba ameze ute? Gusa uyu mugabo mu minsi mike ishize nibwo yagaragaye mu mashusho ku mbuga nkoranyambaga yicaye ahantu arira cyane, aboroga cyane, ubona ko atewe agahinda cyane n'ikintu kitazwi. Ariko abantu bazi gushaka amakuru bavuze ko uyu mugabo ari kurizwa na bimwe mu bice ku mubiri we biri kumurya cyane, yaba yarakase cyangwa se yarakatishije. Muri ibi twavugamo nk'amazuru, amatwi, intoki, umunwa ndetse n'ibindi. Ibi byaramuryaga cyane kugera kuri level yariraga akaboroga nk'umwana muto cyane. Mu by'ukuri we yari ari kwishyuza yifuza kuba yakisubirira uko yari ameze ataraba gutya. Bavandimwe, ibi bintu reka tubireke, tureke guhindura uruhu rwacu, tureke guhindura bimwe mu bice byacu by'umubiri nk'amabere, inda, ikibuno ndetse n'ahandi, kuko uko Imana yaturemye nibyo bitugira byiza. Ubudasa bwacu nibwo butuma umwe areba mugenzi we akamwishimira. Ndabashimiye, nizere ko mwakoze subscribe kandi mubonye isomo kuri uyu mugabo Anthony Lofredo. Ciao ciao, tuzahura mu biganiro byacu by'ubutaha.